umva ko wafashe utari gufata none se mwana inzu zanjye abantu barimo ko batanyishyura ako se bose umuntu ni gute aba mu nzu yawe amezi ngagera muri 3 atarakwishyura bibaho ibyo bintu barabyanze ntibanyishyura ese baritegeka inzu ni yawe rega wemerewe no kugenda ukabasohoramo ibintu ukabishyira hanze niko bimeze cyane nta piriyavi wabahaye ntayo ndaba neze ubwo rero n'ubundi kuko bamazemo icyo gihe bizasa kubaha piriyavi uretse ko yego nyine ugiye kwisaza bavuga ati n'ubundi piriyavi barayihaye amezi 3 ni piriyavi yararenze ariko akagombye no guhita ugera ukababwira ati musohokere muzikire mu ndi muntu ukaza wanamuzanye cyangwa ukageraho uba ukabanza ukisaza ukanabibona yuko nyine biba byanakomeye gusa ni inama nakugiraga ariko ntabwo nari ngubwiye ngo ubikore dukoranye igihe kinini ntabwo wambeshya ntabwo nakubeshyura bizi ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye kujyayo umuntu wese utaranyishyura ahita amufatira umwanzuro ngendeye ku gitekerezo cyawe niko bimeze kabisa sohora ibintu bishyira ahandi cyangwa niko biri ahubwo wowe komereza ntarebe reka njye mu kazi nari ubwo ngubwo Sasheri kwande ubukene bwanze ukaba butwibasiye njya no gushaka akazi bugiye nka kabura tuzabaho gute ko noneho nyirinzu nawe igihe cyatuyave cyarangiye tuzabigenza gute ko aho kuba nta kindi gitekerezo wakwiga mwese sheri ngira inama nawe byanze pe nabarira ijana hose ndebe ko nabona akazi byanze nanjye ndumva nta kintu nabikoraho ariko uzi nungutse igitekerezo wazagenda ahantu inda zitegera indaya kugira ngo noneho tukagenda nyine ngiye nkigira indaya nawe ukaba uri indaya tukagura umugabo akanyishyura ubwo urumva namara kunyishyura amafaranga azayaha wenza mbwa ko nyine na telefone mfite ariko uziko ibyo yewe none ubwo ngubwo azanjyana nyine yiteguye azi ko agiye kwishimisha yashyushye yatuye yatukumbye yatukuye mbese ubwo nyine nanjye ngende nimaringa nk'abita ikibuno ku kindi ubwo nyine nibishoboka njye nyine amana agasombe ubwo nyine tumanuke tugenda nitugera mu rugo nyine nambwira ngo kuramo imyenda nasanga ndi umugabo ubwo nyine narwo ruzahita ruhungabana usange nyine rurirukanze urumva ntiyagaruka kutubwira ngo mu mafaranga kandi ari imbere yawe icyo gitekerezo cyaba ari cyo sheri ahubwo ni sawa tubikoze ryari ubwo nyine tugende nonanga nase urumva twarindiye nibyo sheri tugende ubukene dore butumereye nabi ako se ubu nta ngaruka irimo ntayo ngaruka siriho ubwo se kwishe oya nta kibazo sheri ibintu byose rero no kubikora twitonze kandi Imana izajya iduheramo umugisha nubwo ari amanyanga ariko ntabwo nese kari niho ubuzima butwebukira aho hantu se basi bategera urahaza ntabwo mpazi so twabura ahantu ndazitegera Konja numva indaya zisanze aho ziri gukora zigukuramo ijisho none shereza gukora nyine ukuntu tuzabigenza tuzagira nyine dushaka umukuru w'indaya nyine ukuri iyo koperative hanyuma noneho sasa tumukubita akantu nyine tumbwiye ko natwe tuje kwinjira mu kazi ubwo turabipanze dusubiye mu nzu gato rero turebe wowe genda ntabwo ndi bujye urumva uransanga hano hepfo duturutse ngaba ari namenyere gutuburirwa rega niyo yahumura bose ubu ningere nyine ngasanga sibona none ndagaruka ngo kure wowe genda ahubwo genda kabisa cyangwa reka kugezaho
kingura nyine wihuza tugire nyine vuba vuba nta kingura gira vuba vuba mani tugire kingura vuba umva urugi aho sunda wakuyemo n'imyenda ubundi nshaka gukuyemo imyenda mani witonde nawe ese nyine kingura nyine ukuyemo n'imyenda nasubiye ntabwo abanza gukuramo imyenda ubundi bikagira inzira ugenda buhoro nshaka kuramo imyenda mani bakambye izina rya Yesu kwakira na Yesu ha izina rya Yesu mwagiye mushaka abagore hakiri kare mwirirwa mu nda y'umwana ungana gutyo